bageze ku musaraba babyumva, mwebwe ntabwo mwapfa kubyumva mwese. Nta nubwo ari ngombwa ko mwese mubyumva, ni abantu bafite password y'umusaraba. Se mwagize ngo njye naje kubabwira ngo mwese mubyumva, ni abantu bafite password y'umusaraba. Ababishaka bajyayo. Haleluya! Abantu mutarakizwa mufite ikibazo gikomeye, ndabakomeje. Niyo mpamvu mubona abantu bitukuza baba no mu rusengero, abandi bakibagirwa kwambara baba no mu rusengero. Ni ikibazo cyabageze bagenda, abantu bageze igorogota batunga imbaraga z'igorogota, ibimenyetso bikabagaragaraho ko bageze ku musaraba. Mujye ku musaraba murahasanga umuryango. Nta shika zibayo, nta bantu b'ingumba babayo, nta bantu b'imfubyi babayo. Haleluya! Ku musaraba ana we ndumva afashijwe. Hariho abavandimwe ku musaraba, mukanya harimo igitangaza cyawe. Tunganya witegura umushyitsi wa mukanya. Ko numvise manuyera mukanya hari ikintu kiri buza kuba. Rindira imbaraga Imana zizibitsa mukanya. Zaburi nshya. Imana ishimwe buri munsi izajya iduha imbaraga. N'isezerano ry'itorero Imana ihimbazwe. Abantu bafite umutungo w'Imana bandikiwe imbaraga, sheke yo kubikuzaho buri munsi. Haleluya! Haleluya! Tuzajya tubikuza mu gitondo, saa sita nimugoroba imbaraga. Ni ibintu twandikiwe, ni ibintu byacu. Imana ishimwe. Numvise mfashijwe bena Imana bahumuge. Numvaga ndi buririmba ariko ndafatira kuri kari. Haleluya! Buri munsi izajya dusome ijambo ry'Imana. Abaje twarangije kwibwirana turabihanganishije, tuzabibwira ikindi gihe. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 23 umurongo wa 34. Ndasoma ibintu byinshi ariko mvuga ibintu bike, ndabivuga kandi mu gihe gito. Turaziranye, murabizi ko najya nica gahunda. Umuntu ugerageza, nta muntu wuzuye umwuka wera ubu umuntu utari smart. Ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yuzuye umwuka wera nuko aba ari smart, atica igihe. Iyo wishe igihe uhita ugaragaza ko nta mwuka wuzuye, kuko umwuka atanga ubwenge. Ubwenge kandi bukabonekera mu byo umuntu akoze, kuko ubwenge ntibukorwaho, ni ikintu kidafatika, ariko ubwenge bwerekanwa n'ibyo umuntu akoze. Sifa kwa Mungu. Munyitabe haleluya. Kandi ni munyitaba cyane, ndavuga byinshi mu gihe gito, nimutanyitaba ndabirira mu mibare. Haleluya! Luka ubutumwa bwiza, ndirebera hano mu mata. Ubutumwa bwiza 23:34 kugeza kuri 36. Yesu aravuga ati, data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Bagabangana imyenda ye barayifindira. Abantu bahagarara bareba. Abatware nabo baramukoba cyane bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana. Abasirikare nabo baramushinyagurira, bamwegereye bamuha inzoga isharira bati, niba uri umwami w'Abayuda ikize. Hejuru ye hari urwandiko rwanditsweho ngo, uyu ni umwami w'Abayuda. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo, ngaho ikize natwe udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza mu cyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta bibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami, uzanyibuka ubwo uzazira mu bwami bwawe? Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi, sifa kwa Mungu, uyu munsi turi bubane muri paradizo. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu, haza ubwira kabiri igihugu cyose kugeza ku isaha ya 9, izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Yesu aravuga n'ijwi rirenga ati, data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Mana ishimwe ko Yesu yaje. Dusome na hano muri Yohana ubutumwa bwiza. Nanone turasoma ubutumwa bwiza, ndashaka kuvuga kuri Yesu iminota mike. Yesu azarinda garuka tukimuvuga. Abantu bamushyinguye bari bazi ko izina rirangiye, ahubwo abariho barivuga. Ubu Yesu afite agaciro ko kuvugwa. Imana ishimwe.
n'ubu duteranijwe nuko umwenda wari ukingiriza ahera ari wo mubiri we watabutsemo kabiri intsinzi y'itorero ibaho. Iyo Yesu adapfa impanda ntabwo muba mufite ibyo kuririmba, mwari kubikura he? Twebwe twari kubwiriza iki? Amateraniro ntabwo yari kuba. Dushimiye Yesu wagiye ku musaraba, umwenda ukingiriza ahera ugatabukamo kabiri. Ndaje mvuge gato ku mbaraga z'umusaraba, mbabwire n'impamvu zo kuwujyaho umuntu akawitegereza. Ariko mana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 19:25 kugeza kuri 30 haravuze ngo nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya Mukakiropa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina w'umwigisha yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati mubyeyi, nguyu mwana wawe. Maze abwira n'uwo mwigisha ati nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigisha ajyana nawe. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira bayimushyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu yasomye imibabaro kubera wowe, kugira ngo uyu munsi uririmbe intsinzi. 30 baravuze ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Tasoma n'undi murongo mwabihaze? Ni mu bihaga ndabyisomere. Matayo 27 noneho ndasoma 46. Havuze ngo maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eri Eri lama sabakitani. Bisobanura ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Ngiye kuvuga ibintu 7 Yesu yakoreye ku musaraba bifite igisobanuro mu buzima bw'umukristo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Muririmbyi wa 90 yaravuze ngo nari kure y'Imana mu ngoyi ntazi ko naboshwe. Aravuga ngo mbohorwa n'amaraso ya Yesu ngeze i Gologota. Rafira aravuga ngo shimwa Gologota. Akongera ati shimwa Gologota. Akavuga ngo ibyaha byanjye nago byogerejwe. Akavuga ngo shimwa Gologota. Dushimiye Gologota, musozi mubi wari ubivume, Yesu awuducunguriraho, none twitwa abana b'Imana. Dushimiye Yesu watubyara. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga ibintu 7 byamujyanyeyo. Musaraba w'isoni, mbaraga zibitseyo. N'impamvu umukristo yahaciye. Mukristo yagombaga guca ku musaraba akakura imbaraga 3 zikomeye. Iya mbere nuko umwenda w'ubushwambagara bawumukuramo, akambara umwenda utandukanye n'uw'abanyakigali. Hari umwambaro wambarira ku musaraba yutarahagera ugira ikibazo cy'imikirizwe. Niyo mpamvu mubona abantu bitukuza baba no mu rusengero, abandi bakibagirwa kwambara baba no mu rusengero. Ni ikibazo cyabageze bagenda, abantu bageze i Gologota batunga imbaraga z'i Gologota, ibimenyetso bikabagaragaraho ko bageze ku musaraba. Ariko ntukamurenganye, ntabaragerayo. Musi yagezayo yambara imbaraga zikomotse ku musaraba. Niyo mpamvu muturirimbe ngo buri munsi yatubyutse twitegereza umusaraba, tugasanga ari twebwe yabubambiweho, tukawutakambira ngo tubabarire. Ntabwo watsinda isi ngo urece n'ibishuko biri mu isi n'imbaraga z'isi utararunguruka umusaraba. Biragusaba gukora urugendo rukujyana i Gologota. Hari ibintu utazatsinda, hari ibintu inyama n'amaraso bizitatsinda, bigusaba urugendo rugera ku musaraba. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Icyambere muri aya magambo yose dusomye dukuyemo amagambo 7 akomeye. Yaravuze ngo datubabarire kuko batazi icyo bakora. Icya kabiri yavugiye ku musaraba, muzi ko ijambo ry'Imana ringana no gukora. Icya kabiri yavugiye ku musaraba, yaravuze ngo ndababwira ukuri yuko uyu munsi turi bubana muri paradizo. Ndaje mbabwira icyo bivuze. Icya gatatu yatanze umuryango, ari byo Erika amaze kuturirimbira. Yabwiye Mariya ngo dore umwana, abwira na Yohana ngo dore nyoko. Niyo mpamvu mutegetswe kudufasha. Dufite ubukwe mukadufasha, mukaduha ku mafaranga. Namwe mufite imodoka mukazizana. Yesu yarabaduhaye ngo tugendane. Ni imbaraga z'umusaraba.
zigutegeka zinegeka kugushyira ku kigega mfite anko nkajya nkubwira ati kandi byashize. Waza kubaza mu bukwe ati niwe uri ku kigega. Koordinateri ninda n'umudiyakoni mukuru wacu. Imbaraga z'umusaraba zaduhaye umuryango. Haleluya! Ibintu byavuye ku musaraba, ntago ari ibintu twizanishije hano, ni ibintu bikomoka ku musaraba. Kandi abagezeyo baziduha nyinshi vuba vuba. Kavuga ati nyoko imodoka zose zizatwara abageni nzazitanga. Kagira ngo ni anko cyangwa masenge. Ariko nta kindi kibikora, ni imbaraga tuvoma mu musaraba wa Yesu. Ababisobanukiwe babikora neza. Kajya avuga ati kakana kawe ka kabiri nzajya nkishyurira. Ni igiki cyatuma kishyurira? Mwahuriye ejo bundi twagemuriye umuntu Kacyiru mu bitaro, baragaza umusaraba. Haleluya! Turaba mama nka batatu, baravuga ati se mwese muje gusura umwe? Ati hoya, ahubwo tuje gusura batatu kandi bose turasengana. Nta yindi aderese. Ubona muri anniversaire abantu babicaye babatumiye, umwe agahaguruka ati ni shangazi, undi ati ndi anko, naho wowe abenshi bakaba ari aba mu mpanda turirimbana. Ati wowe turasengana. Turasenga, dusengana haraseje muziranye. Namubonye abwiriza numva ndamukunze. Ni umuntu wacu. Baragaza umusaraba. Haleluya! Abantu mutarakizwa mufite ikibazo gikomeye, ndabakomeje mujye ku musaraba murahasanga umuryango. Nta nshika zibayo, n'abantu b'ingumba babayo, n'abantu b'imfubyi babayo. Haleluya! Ku musaraba. Ana we ndumva afashijwe. Hari w'abavandimwe ku musaraba. Yenda umuyobozi w'abagore Kacyiru, buri munsi mba najyanye igikoma. Yo nta kijyanye ku wabyaye umuhungu, banakijyanye ku wabyaye umukobwa. Banabijyanye kandi igikoma nkabaterura nkabasengera. Nkabasengera nkavuga tuzige kure. Numvaga nzajya kwiga Harvard ndakoherezayo. Akiri uruhinja ngatangira kubohereza. Imbaraga z'umusaraba zituma dukikira. Abantu bari bazi ko tumwaye. Imbaraga z'umusaraba. Abantu mutarakizwa mubayeho n'abakijijwe nabi bacyumva ko ari imfubyi mu rusengero, ndabakomeje ku musaraba hari umuryango. Heze ngera hano za Muhanga amasanga umwana w'umukobwa ari gushaka icyangombwa ngo ajye gukora ubukwe. Baramubaza abadiyakoni baho, ngewe twamenyanye nibwo bwa mbere bambonye, turi kujya duhoberana tukabazanya amakuru nk'abantu bamaranye imyaka nk'umunane bazira. Ikiganiro kigeze kure, amaze ati se wahabaye nagira n'umuntu kumenya? Ati urumva nari imfubyi. Avuga ubupfubyi aho nganda muga ati warasaze. Waraye wabaga mu rusengero ugakomeza ukaba imfubyi, uzi ko mu rusengero uhita uza kumesa. Kavuga ati mami ndagukunda n'ukuri kandi uri kwimesesha aho ngaho ukanakoropa. Yabona ukuntu ukoropa akavuga ati ariko uyu mwana ko ari mwiza uwamureka akaguma ukagera i Kigali ukahagera n'umuryango. Akajya avuga ati mafite n'umukobwa. Mu gitondo yabona imyitwarire akakujyana no kwiga imashini. Indahage haburiye umuryango. Ati kariya kana karepeta mu mpanda ariko ikavuye cyangwa uguvuba cyangwa igisenyi hafi aho hirya iyo ngiyo ahantu ugenda nk'amasaha 8 mu modoka. Ati ariko kaba hano muri korari nikagiraho gataho tuziyizira utahi wacu. Kubera imyitwarire y'umuntu agaragaza umusaraba. Niyo umwitegereje uravuga ati kubana nawe ni umugisha, nzanagushingira. Agatangira kugushingira nta na fiyanse ufite. Hari imbaraga zigutuyemo z'umusaraba. Kajya kubwira ati hajya mufite mama wawe, ati ntacyo uzatwambike uzaduha ibiseke twembe. Maze agahita kubyara kubera umusaraba. Bana we ubundi bakakubonye mibande, ariko akavuga ati uzajya uvuga ko nanjye ndi mama. Nanjye ndi mami kanaguhendahenda akagutereta kubera imbaraga zigutuyemo z'umusaraba. Haleluya! Irya kane yaravuze ngo eri amasabakita. Ntago ndi butinde haba ngo mana yanjye niki kikundegeshe. Irya gatanu yaravuze ngo mfite inyota. Irya gatandatu yaravuze ngo birarangiye. Irya karindwi yaravuze ngo data mu maboko yawe niho ashize ubugingo bwawe. Reka mbivugeho gato. Haleluya!
Yesu impamvu ku musaraba yahavugije ijambo rivuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Yaraduhaye umurage wo gutunga imbabazi. Sifa kwa Mungu. Umuntu wese utarageze ku musaraba kubabarira biramugora, no gutanga imbabazi no kuzisaba biramugora, ariko abatuyeyo bumva imbabazi z'Imana. Niba ugifite ikibazo cy'imbabazi, ni urwego rwaho ugeze ujya ku musaraba, umunsi wahageze uzabababarira. Yesu yavuze imbabazi, atangaza imbabazi. Izo yari afite yicaye ku ntebe y'imbabazi. Amina, haleluya. Ni nazo afite bamubamba, ni nazo afite bamutera icumu. Haleluya. Haravuga ngo bababarire. Kugira ngo utsinde ugire imbabazi, nuko utekereza ko umuntu uguhemukiye atarabizi. Imbaraga zo gutsinda imbabazi Yesu yazizi, yo gutanga imbabazi Yesu yazisize mu musaraba. Biragusaba kujyayo. Haleluya. Isoko y'izo mbaraga mwaririmbaga ukavuga ngo buri munsi azajya aduha imbaraga. Narinze kukurangira ahantu ziba, utageze kuri banki ntiwabikuza amafaranga. Murabyumvise? Iyo utageze kuri banki ntubikuza amafaranga. Iyo ukeneye amafaranga ujya he? Kugira ngo utunge imbaraga buri munsi biragusaba kujya ku musaraba kuzibikuzayo imbaraga z'imbabazi. Sifa kwa Mungu. Abantu bose bageze ku musaraba bavuze imbabazi, batangaza imbabazi mu gihe cy'amakuba. Mugabo bita Stefano bamutera amabuye. Haleluya. Umutungo w'imbabazi nagusobanuka mu mubiri. Hari ibintu uzakora bigaragara ko wagezeyo. Igihe kiraje abantu bihakana Imana, bimenyekane ko bari bazitunze cyangwa batazitunze. Ndakugira inama yo kujyayo kare kugira ngo utunge izi mbaraga z'umusaraba zibe mu buzima bwawe, kuko nuza utazitunga amabuye bazagutera uzahakana Kristo. Mwasenze, namenye amakuru ko muri gusenga, ariko mu masengesho mufite musabe mugere ku musaraba, mubikuze y'imbabazi, mubikuze y'imbaraga yitwa imbabazi, kugira ngo mubabarire n'abanzi banyu, kuko nimutababarira ntabwo muzabona Imana. Izo mbaraga rero zituye mu musaraba. Mbaraga ya kabiri, ntabwo nahatinda cyane kuri iyi mbaraga y'imbabazi, ariko umugabo bita Yohana yari azitunze, yari yarageze ku musaraba. Bagiye kumukaranga ngo bamugire ifiriti. Arababwira ati mu rwambere rwa Yohana, arababwira ati mbere yuko munteka ifiriti. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Arababwira ngo mbere yuko mukira mu ngunguru mfite ubuhamya. Arababwira ngo Yesu ngiye kuzira no kurenganirizwa ndamuzi neza. Biragusaba kugera ku musaraba ukamenyana na Yesu kugira ngo uzahagarare imbere y'ingunguru udatsinzwe. Arababwira ngo amaso yanjye yaramubonye, intoki zanjye zamukozeho, wongeye kuzira ndamuzi, n'amatwi yanjye yaramumvise. Imana ihimbazwe. Ijambo rya kabiri yavugiye ku musaraba, yaravuze ngo mu kanya turabana muri paradizo. Naratangaye. Yesu avugira ku musaraba iri jambo, nagira ngo mbatangarize ko hano twegereye ni bugufi bw'umusaraba. Abantu babonera ubwami hano bugufi, abandi bakabuburira bugufi. Umuntu aburira ubwami mu rusengero, hari umudiyakoni, undi akabubona metero zaranganaga ziba ibisambo. Igisambo kiri iburyo niko gishinyagura. Burya iyo ubwiriza ibyo udakora, burya iyo uririmba ibyo udakora, burya iyo udiyakoni ariko uri umupagani, burya iyo uza guterana ariko ukabiva, biragaragara yuko uri kubwira Yesu ngo ikize natwe. Niba uri umwana w'Imana, ikize natwe dukize. Ariko bugufi bwacyo, bugufi bwa Kristo, hari n'abandi bari kumubwira ati duhowe ukuri, tuzize ibyo twakoze, wowe nturi mu rubanza rumwe rwawe. Bivuze ngo aka kanya impanda ivuze, hari abantu babona ubwami, abandi bakabuburira bugufi bw'umusaraba. Bugufi bw'umusaraba abantu bazahagira mu ijuru, bazumva ijambo ry'Imana ribakiza, abandi bahapfire we bugufi. Yaravuze ngo mu kanya n'ibisambo bibiri
mu kanya turabana muri paradizo. Ikindi atikize natwe dukize nuko duhemura Kristo tumubwira ko atadukiza kubera kumuhakanisha ibyo dukora. Imana idufashe. Imbaraga zo mu kanya zibitse mu kwizera. Iyo umuntu yizereye Imana ko yakora ibitangaza mu kanya, ayitegura nk'umushyitsi wa bugufi. Reka ngavuge nito. Haleluya. Buriya igihugu turi mu gihe cy'amahoro, ariko ntiwaca kuri perezidanse ntuye Kacyiru, ntiwaca kuri perezidanse ngo habure umupolisi n'umujepe. Nabari abajepe baba bahari nubwo ari igihe cy'amahoro, baba bari ku burinzi. Uburinzi bafite n'ubwiki kandi turi mu gihe cy'amahoro. Barinze mu kanya h'umuntu wavuganye n'Imana hari ikintu kiri buza kuba mu kanya. Sifa kwa Mungu. Mu kanya Imana yagusura yaci wawe, mu kanya waba ukennye, mu kandi kanya ugakira, mu kanya baba bagucaho batabona ubuzima bwawe bufite ishusho, mu kandi ka Imana igaci wawe ikagutabara. Imbaraga zo mu kanya. Impamvu abantu tudashyikira ibyo Imana yatuvuzeho nuko tuyigitegereje mu birometero byinshi, ariko umuntu sifa kwa Mungu. Haleluya. Umuntu wizeraye Imana mu kanya nk'umushyitsi wa mu kanya harimo aritegura akamesa imyambaro, agategura umutima we, agategura ubuhamya bwe, akavuga ngo ntawamenya mu kanya yahaca itujyanye mu ijuru, ariko yanahaca intabaye. Nari umushomeri mu kanya nkabona akazi, mu kanya naba ntafite icyo ndya, ariko mu kanya nkagaburira abashonje. Imbaraga zibitse mu kanya. Mu kanya harimo igitangaza cyawe. Tunganya witegura umushyitsi wa mu kanya. Ko numvise mpanuye ra. Mu kanya hari ikintu kiri buza kuba. Rindira imbaraga Imana zizibitse mu kanya. Imana nigira protokole umuntu uyifasha service. Ngavuga ngo niba nkeneye kukugira neza ndabanza mamagara umuntu tubyigeho. Nta namikora ibifite muri mu kanya. Rinda mu kanya hawe, urinde ikintu Imana iri buze kugukorera mu kanya. Niba hari icyo Imana yakubwiye tegereza mu kanya. Ubu kano kanya mbwiye mwana dada nkamuga ati ndaza kugusura vuba, nagashobora kuryama. Aravuga ati wabona mu kanya ntigeze mubwira isaha. Umwana yicara mu ntebe akavuga ati wabona wamushyitsi ahahingutse bamaze kuzisobamo. Akavuga ati mujyana abana mu gikari, akitegura umushyitsi wa mu kanya. Hari abantu bari hano bafite ibyo bavuganye n'Imana ngo bangirire batya, ngo bangirire batya. Tegereza mu kanya. Mu kanya hari ikintu kiraba. Ihanurira ibyiza. Iyatura ko akazi wasabye igihe kirekire karaboneka mu kanya. Iyatura ko inzu maze igihe usengera mu kanya. Niba utarabyara ihanurira ko mu kanya. Tekota arabonema. Imana ishimwe. Haleluya. Mu kanya hari ikintu kiraba. Ubwira Satani ngo mu kanya hari ikintu kiri buze kuba. Yesu wazenguruka Yeriko ntago yabaga azi ikintu kiri buze kuba, kandi byabaga biba atabibona, ariko akajya abwira umutima ngo hari icyabaye, akongera akajya kuzenguruka akabwira umutima ngo hari icyabaye. Haleluya. Ku munsi wa karindwi atungurwa na Yeriko iriduka. Mu kanya hari ikiri kuze, hari ikiri buze kuba. Sifa kwa Mungu. Habwira igisambo ati ntago ari kera mu kanya turahaze kubana muri paradizo. Imbaraga zo mu kanya zibakorere, kandi imbaraga zirinda mu kanya. Abajepe baraharinda ni ukwera no gukiranuka. Nibo bajepe baharinda, niko kwitegura umushyitsi wa mu kanya. Ashobora kuza Imana ari yivuze, ariko ashobora no kuza gukemura ibyo mwavuganye. Rinda mu kanya utazaburana no kuzana igisubizo ari we Kristo. Sifa kwa Mungu. Mu kanya rero turabana muri paradizo. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo mubyeyi ngo uyu mwana nawe mwana dore nyuko nabibabwiye Yesu yaturemeye umuryango ku musaraba n'ibintu byakomotse. Haleluya. Ni ibintu bifite inkomoko indani ku musaraba. Ni indani. Haleluya. Ni indani ku musaraba. Yaravuze ngo eri lama sabakitani. Ni ijambo ry'amasengesho Yesu yarasenze kugeza umwuka uheze.
ni ijambo ridasobanuka n'umuntu uri mu mubiri, kubera ko Yesu yasengaga Imana kandi Yesu ari Imana. Yari afite umubabaro uhagije. Ndashaka kubivugaho iki kintu gikomeye, na wa mubabaro utashobora gusobanura. Haleluya! Yesu yarawusogongeye, nubwo waba utazi kubivuga, urimo urarira umutima ari wo wiganiriza. Yesu yabyumva nubwo umugore atabyumva. Yesu yabitega amatwi nubwo umugabo atashobora kubyumva. Hari igihe umuntu agira umubabaro ufite password. Umubabaro ukaba ufite password, akaba ari nta muntu wawutega amatwi ngo bikunde, bikaba bidasobanutse. Aho ngaho Yesu ahatega amatwi. Haleluya! Yesu abasha kuhatega amatwi. Umubabaro ufite password Yesu awutega amatwi akawumva, kuko yarababaye kugeza, niwe muntu wababaye kugeza ku rwego ruhambaye ruhanitse. Yesu rero umubabaro, nta mubabaro n'umwe wagira atasoma. N'ubu ufite password, umwana atabwira papa, akumva arimo aritesa, akumva arimo aririza, Yesu afite ubushobozi bwo kuwutega amatwi. Ubundi kugira ngo umuntu agutega amatwi bikunda, nuko icyo kibazo urimo uramusangiza yaba yaragiciyemo. Umuntu utaragiciyemo ntashobora kukumva ku rugero uri kubabaramo. Yesu rero yarababaye ku musaraba, ageza ku rwego yakumva umubabaro wawe nta n'umwe wawumva. Na mama wawe wakubyaye utabimusobanura ngo abyumve, Yesu wa mubabaro arawudekoda, agashyiramo password akawutega akawumva. Ashoboye kuwutega amatwi. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu yarasenze. Ukuriye gusenga muri cyagiye wagize uwo mubabaro udashobora kubisobanura, Yesu arabyumva. Icya gatanu yaravuze ngo mfite inyota. Yohana 19:28. Haleluya! Haleluya! Yaravuze ngo mfite inyota. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri Yesu yari afite inyota. Muracyahari cyamwatashye? Munyitabe. Haleluya! Amen. Inyota ya mbere Yesu yagize, Mana we, haleluya! Inyota ya mbere Yesu yagize niyo gucungura itorero. Yesu yaradukunze ku rwego ngo yagize inyota yo kuducungurira Imana. Akajya yumva ni icyaka nk'uko imarakazi yahagizwa no gushaka imigezi. Yesu niyo nyota yari afite yo kukureba wicaye mu materaniro, kugeza ku rwego umubiri we wananiwe. Arabisengera, aravuga ngo nabanye na korari Manda, nabanye na korari ya Rumoni, nabamombye, nabanye n'itorero rya Sajemu, nabamombye ngo agira inyota yo gucungura itorero. Bimuraza amajoro, ariko Mana we, mbega urukundo, bimuraza amajoro, yatekereza itorero. Nasinzira. Hano harimo abagabo batereze n'abakobwa baterezwe. Ari ukuntu iyo ataguhamagaye kandi wari ubimenyereye uhita wumva byanze. Hajya uvuga ati ariko mu izina rya Yesu, aramutse yagiye i Kigali bamutwaye, mwanjye yankuye Rubavu, hajyaga hasiba rimwe ngavuga ati Kigali we haba, nabonye ari amataje gusa. Ubwo bamutwaye nakuru. Haleluya! Yesu yaraye amajoro ataryamye ngo kugira ngo acungure itorero. Bibiliya ivuze iki? Ariko Mana ndafashijwe. Yesu ari kugenda urugendo rwo kugucungura, yagiye kubise. Icyambere ababyeyi we nimwe murabyumva neza. Icyambere kiramutikura, agaruka kubigishwa ati ko mwanze kubana nanjye, ko ari wowe utwite, twe turatwite. Bagasinzira bakanagona. Ati ni wowe utwite, rwana nabyo, ni wowe uri gutwita. Haleluya! Abagaruka bwa mbere, abagaruka bwa kabiri, akababwira ati bwafashijiriza, akavuga ati ni we cyari. Nitwe ibyo bintu nitwabyo. Yesu yagiriye ku gisitorera.
haleluya. Mu gashyamba ka Getsemani yagiye kubise, icya gatatu kimutikuye ababyaye itorero. Haleluya. Nuko twavutse turavukana muri Kristo Yesu. Amazi n'amaraso nibyo bintu bitandukanye umwana na nyina. Natwe Yesu yavuye amazi n'amaraso byo mu rubavu kugira ngo itorero tube tuhari. Turavukana bari muri Kristo. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu dufitanye isano y'amazi n'amaraso. Nibyo byaduhuje hano. Turavukana, gahunda twari tuyifitanye hano. Y'amazi n'amaraso byavuye mu rubavu rw'Imana. Bidukiza uburyo bwombi. Urubanza rw'ibyaha sifa kwa mu n'imbaraga zabyo ntabwo bizadutsinda. Urubanza ntabwo turuzadutsinda. Kristo yararuburanye ararutsinda. Turangije turavuka. Ubu twavutse hamenetse amazi n'amaraso byo mu rubavu rw'Imana. Abandi bavukira ariko twe twavuki turavukana Imana. Sano ya bugufi yo mu rubavu rw'Imana. Haleluya. Mwizina rya Yesu yaminota murayimaze. Sikwishize. Haleluya. Yesu ku musaraba yavuze ko ibintu byose abirangije. Niba hari ubuzima buryoha n'ubuzima bwo kugera ku musaraba ugahishurirwa iri jambo. Wabona ibintu by'inzara bije ukavuga ati nubwo uje ukuje ni kuzagenda, Yesu yarakurangije. Wabona ibintu by'akazi mwakumviza ko password n'abantu bageze ku musaraba babyumva, mwebwe ntabwo mwapfa kubyumva mwese. Nta nubwo ari ngombwa ko mwese mubyumva, n'abantu bafite password y'umusaraba. Se mwagize ngo njye naje kubabwira ngo mwese mubyumva, n'abantu bafite password y'umusaraba. Ababishaka bajyayo, biracyari ubuntu. Haleluya. Yesu aracyoza ibyaha, aracyababarira, amaraso ntaravura. Natwe tujyayo buri munsi akatweza. Imana ihimbazwe cyane. Yesu yarabirangije. Abantu bagezeyo niyo babonye ari abashomeri baravuga ngo turagushimiye ko inshingano zisubije, tuzajya turya ku mushahara wawe. Bageze ku musaraba nta buzima bugoye bubaho, ng'ibiciro byazamutse. Ubwo bigusanze mu ijuru nibwo tugiye kurya inyama n'ifiriti nyinshi n'amavuta. Ubwo yahenze uzasobanukirwa ibirino. Abantu bageze ku musaraba, Yesu yarangije ibintu byose, nta miruho ni ikintu. Haleluya. Muririnda avuga ngo njyande umukristo, aravuga ngo icyo ni ikintu. Reka mvuga akantu gato ku kintu. Ni ikintu. Haleluya. Hebwe ngo ni ikintu. Ariko muba mwumva icyo kintu. Mwumva icyo kintu. Mushu ngo ni ikintu. Sinzi ahantu kiba. Petero na Yohana bageze ku irembo nabo bayobewe ahantu kiba. Baravuga ati ni ikintu. Utwitegereze hari ikintu kiri buze kukubaho. Haleluya. Ni ikintu. Yarabirangije ni ikintu. Bega ikintu ntabwo twamenya ahantu gikorera, ariko ni ikintu cyiza. Ufite umubabaro w'indengakamere kigahita kiguhumuriza, ukumva uruhuwe n'umwami Yesu. Wajya uvuga ati ubwa nkunda noneho. Ni ikintu gituma umugabo ahinguka muri karitsiye nta n'igihumbi afite mu mufuka yavuganye nayo, akagenda n'ikintu. Uvuga ati ubwo. Haleluya. Utwitegereze niko bamubwiye. Muzababaze, muzasoma ibyakozwe n'intumwa gatatu. Yaramubwiye ati utwitegereze, hari ikintu kiri buze kukubaho. Icyo dufite ni ikintu. Celestin wari wamenye icyo kintu? Baravuze ati icyo dufite ni ikintu. Mukristo nawe cyaramuyobeye, na Petero na Yohana nabo baramubwiye ati ni ikintu kitubamo, utwitegereze icyo dufite. Ni igiki siti? Ni ikintu. Ni ikintu. Iyo twicaye na feza n'izahabu, icyo kintu kirakora. Tutwitegereze nta kindi dufite, ni ikintu. We mundetse nsoza. Haleluya. Asante. Haleluya. Asante. Dufite ikintu kidutuje ino. Icyo turusha abantu ni ibintu tubitse byavuzwe n'Imana bihumuriza umutima. Umutungo wimukanwa. Umutungo wimukanwa kugira ngo ikibanza cyitwa icyawe cyangwa imodoka, nuko wandikirana na nyirayo akaguha amasezerano y'ubugure. Natwe dufite ibintu tugendana by'ikintu kiduhumuriza no mu makuba yacu.
ni urwandiko rw'ubugure rwasinweho n'Imana. Yiyemeje kugenda irengera abantu baziranye, yibarujeho. Imana ifite abantu yibarujeho. Muri 96 yaravuze ngo ubwo yazamukaga ajya mu ijuru yaramburiye abe. Ni abantu babina hari karabe tanagore sagride tanaka. Ni abantu be bafite abantu bari ku gipande be. Igifishi ngo ni ikintu cy'ifishi. Haleluya. Agenda yibaruzaho abantu ngo yabarambuye ibiganza agenda ngo no mu gihe cyo kugaruka ngo nibazaho umugisha. Haravuze ati ko nagiye niko nza, ariko mwebwe nzabanza mbahe sinyare mbaramburire ibiganza. Dufite akana azakoraho tumenye n'ikintu azakoraho. Haleluya. Tumenye ko kugaruka kwe, kandi agenda duha udusinyare tutwereka ko ibinyoteri bye bitameze nk'iby'abandi, bigeze ku marembo azagaruka. Dusohoze kandi yaravuze ngo muri wowe niho ashize ubugingo bwawe. Abantu bari muri Kristo Yesu babitse ubugingo muri Kristo. Amina. Muzasome Samuel wa mbere 25. Umugore bita Abigayeli yabwiye Dawidi ngo wikwishyiraho urubanza rw'uyu mugabo w'ikigoryi witwa Nabali. Aravuga ngo ntuzi ko ubugingo bwawe buhambiranye mu bumwe w'ubugingo n'ubwa Kristo. Ubu twe tubinaha dufite n'ibyangombwa bya twe turi abadiyasipora. Abadiyasi isi ni abantu nkatwe ifite, ni ahantu badukura. Turi abadiyasipora, dufite ibyangombwa by'ijuru. Ijuru ryaratubaruye. Nubwo mutubona tugenda ino, dufite icyangombwa cy'ubutaka. Ijuru ryatubaruye. Haleluya. Umugabo bita Aburahamu yaravuze ngo nitegereje umudugudu Imana yubatse irawurema. Ndavuga ngo sinzaba ino kubera umudugudu Imana yibatse ku mfatiro. Avuga ati etaje nabonye, nabona umwenjenyeri Nora. Avuga ati ubwo ntamubonye nzaba mu ihema. Kubera iki? Ibyo mubibwirwa n'iki? Umuririmbyi yaravuze ngo ni umwuka wihora. Cyangombwa nta muntu wakinyaka, nta murozi wakiroga, nta mujura wakiba. Ni ubuntu bw'Imana. Ikintu kijya kimbwira ko icyo kibanza ngifite. Mu byamezwa n'iki? Ni umwuka. Ibyiringiro ngibyo mubikurahe ni umwuka yewe. Amina. Yego. Yesu we. Dusoza kandi nanasoje kandi abantu bakeneye imbaraga ziva ku musaraba. Niba turi busenga, niba wumvise utaragerayo, genda umusangeya. Aho ibyaha byanjye, genda umusangeyo. Soza umugabo bita Elisa yabwiye Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa mbere kugeza ku 9. Aramubwira ati wamba barenga banza kujya gusezera. Yaramusanze ahingisha inka. Ndagira ngo mbabwire kugira ngo umuntu agere ku musaraba naga ari ibintu umuntu akinisha, naga ari ibintu umuntu aryama ngo asange yisanzeyo. Biravuna cyane. Elisa abwira Eliya wagiye kumukurwaho. Yajyanwaga na serwakira. Ntago ndi buvugeho ibintu byinshi, ariko yarenze udusozi 4. Aramubwira ati se waretse nkagusiga hano ko ngiye kureba kuwiteka ntumye i Beteli? Aramubwira ati turajyana. Aramubwira ati wasigaye Igirugari. Ndashaka kuvuga amavuta b'Igirugari. Igirugari ni ahantu ho kwimikirwa abami, ariko Elisa yanga ahantu ho kwimikwa. Aravuga ati se waretse nkagusiga i Beteli? Aramubwira ati Beteli barahanura ariko wanahagwa. I Beteli wahanura ariko ukahagwa. Namenye abantu benshi bahaguye. I Beteli wabwiriza ariko ukagwa. Aramubwira ati ni Beteli simasiga ndagukurikira. Ngo yarakurikiranye ikintu bita umwitero. Ndagira ngo mbingingire gutunga imbaraga z'umusaraba kugira ngo murenge iyi si mutandavuye. Aramubwira ati Yeriko ni mu nyubako, n'ahantu mu mazu, n'ahantu mu mamodoka, n'ahantu umuntu afite ubutunzi bw'ino. Aramubwira ati ni Yeriko sinahasiga kuko nabonye abantu babitunze ariko ntibabona ubwami bw'Imana. Aramubwira ati hangane Uwiteka numye kuri Yorodani. Aramubwira ati no kuri ako gasozi kuri Yorodani naho sinahasiga. Nkabonye amaramaje kujyana n'abasifa kwa Mungu. Haleluya.
gikurikiranye icy'ingenzi cyitwa umwitero. Dusengane. Ukeneye imbaraga z'umusaraba zizagutsindira ibihe n'iminsi. Abantu batatunze imbaraga z'umusaraba baguye kuri Yorodani kuko imbaraga zica minsi kabiri ni imbaraga z'umwitero. Reka dusengane nawe. Harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza kuko imbaraga z'umusaraba ntago wazibona udafite Yesu. Niba arimo ni impamvu yo guterana kwacu k'uyu munsi. Ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uzave mu isi utamwaye kuko abantu bose bafite gahunda yo kumwara. Bibiliya iravuga ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavugwa mu ijuru habayeho urya mwese mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bafite ikoraniro bazahuriramo, abandi bose bazamwara. Abibone n'inkozi z'ibibi bazabibishingwe. Urahari udashaka kumwara ubu, mwara nonaha Yesu azakumwarure mu gihe cy'amateka. Imana ishimwe ndumufashijwe. Mwara nonaha wikoze isoni uvuga ati Yesu ndakwakire sinari ngufite nibwo mbimenye ariko sinzakorwe n'isoni nugaruka. Urahari utarakira Yesu ngo tugufashe. Uri impamvu z'aya materaniro. Niba hari uhari nama n'iki kiganza. Hari uhari wateranye ukeneye Yesu. Ndabona abantu bose baramwakiriye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko mwese mwamumenye. Mbifurije gutunga imbaraga z'umusaraba. Reka twakire umushumba dusengere. Umuntu wese wumva zikeneye arungurukeyo twakira imbaraga z'umusaraba. Imana ibahe umugisha. Reka twese duhaguruke dusenga Imana kandi dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ry'Imana twumvisije. Umwigisha wacu tumwerekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe imigisha myinshi cyane. Izi mbaraga z'umusaraba turazikeneye twese. Nawe urazikeneye, reka tuzisabe. Mana turagushimiye ko watekereje ku muntu, kubera iyo mpamvu ugatanga umwana wawe w'ikinege ukunda kugira ngo natwe tubone agaciro. Niyo mpamvu duhagarara mu materaniro nk'aya tukavuga imbaraga z'umusaraba. Izi mbaraga z'umusaraba turazikeneye. Izi mbaraga z'umusaraba iyo zatugezemo turisobanukirwa. Imbaraga z'umusaraba iyo twazisobanukiwe tumenya iyo tuva tukamenya iyo tujya. Imbaraga z'umusaraba iyo twazimenye tubasha kumva turi abantu badasanzwe. Dukeneye imbaraga z'umusaraba zidukura mu bwigunge. Imbaraga z'umusaraba zitwemeza ko dufite ababyeyi. Imbaraga z'umusaraba zitwemeza ko dufite imiryango. Imbaraga z'umusaraba zitwereka igihugu tuzabamo. Imbaraga z'umusaraba turazikeneye. Turazikeneye imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba. Umugabo urahakeneye izi mbaraga. Haleluya. Izi mbaraga turazikeneye muri iri joro ry'impinduka. Dukeneye imbaraga z'umusaraba kandi kubw'ijambo ryawe turazakiriye imbaraga z'umusaraba. Izi mbaraga z'umusaraba iyo zatugezemo twebwe tubona ari ku manywa nyamaza ku bandi bwije. Niyo mpamvu tuzikeneye. Turagushimiye ko uzitanze, tugukomeye mu mashyi. Ugira neza. Haleluya. Ababyeyi bakuvugirije impundu kubw'izi mbaraga z'umusaraba. Turambuye n'ibiganza byacu tuguhaye icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe. Tuguhaye icyubahiro Mana kubw'imbaraga z'umusaraba, kubw'ijambo ryawe twumvise. Tuguhaye icyubahiro. Tuguhaye icyubahiro. Akira icyubahiro. Akira icyubahiro. Akira icyubahiro. Akira icyubahiro. Turakiguhaye muri iri joro ry'impinduka. Haleluya. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.